yego ngo nyuraha. Niyo mpamvu nkubwiraga ngo Imana itari gukora sinzayisenga. Narayibazaga ngo none Mana ninyoba baraguseka. Ikambwira ngo je imbere tugende. Turagenda twaje nagiye kugera rero umudamu wabari usohoka mbere mu nzu. Amaze gusohoka agize ngo amobere niwe ya ntabwo moberanaga. Ati simu mukono niwe ya ntabwo ndamukanya ndamwangira nyine. Haba hasohotse mushiki we bari imfubyi ari babiri. Umushiki arasohotse ngaje kundamutsa ntiwoya ntabwo ndamukanya ahubwo wambabarira ukandangira mabure. Arambwira ngo mabure ni uri gushaka ngingo muziranye hehe. Ndamubwira nti hari ahantu tuziranye. Ngo none si ngo ni mabure uraramutsa gusa kuki twutari kuturamutsa ntinje nshaka mabure. Ngo ubwo suranga umugore wa mabure wange mushiki wa mabure ukunde mabure ntinje nkunda mabure. Bati ibyo ntibyumvikana nimwambabarira mukanshakira mabure. Nuko umukobwa abarahamagaye kuri telefoni ngo garuka hari umudamu uri kugushaka ariko yatuyobeye ngo niba ari umutekamutwe ngo twe yatuyobeye. Nuko ndamubwira rekeraho kunshira urubanza itonde genza gacyari kunyerera ne muvandi genza gacyari kunyerera. Arambwira ngo hari kunyerezwa n'icyari imvura yaguye ni hari kunyerera. Aracece kaja mu nzu mabura kanya kari guhumbya baratungutse araza muganga yakambye kubera ko bari bamubwiye yuko hari nashobora kubandi umutekamutwe. Nanje ndagenda ndamusanganira ndamusuhuza ndamuhobera amuhobera atishimye neza ndamubwira ngo umvuka Imana yantumye. Yambwiye ko ufitanye urubanza n'abanyogosenge ariko uyu munsi Imana irambwiye ngira gutabaye. Ntabwo dukunda kubivuga ariko we yarambwiye atujura bivuga kuko nanje mbitangaga ubuhamya mu rusengero mu gaturika yatanze ubuhamya mu baporosa agiye kubamo umushitsi yatanze ubuhamya. Ntabwo ari byo guhisha kuko byabaye kumugaragara izuba riva ku manywa. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nje nibera hafi y'ikiyaga cya hafi muri district ya Kisoro. Niho naje kureba umukozi w'Imana Nansibuga Vestida. Ego. Yitwa de Nsuhuza. Birasetsa. Nsuhuza. Turivuga nyine mu kigande na Nsuhuza. Nsuhuza Vestina. Niwe turi kumwe yego n'umuhanuzi w'Imana. Imana gukoresha ibitangaza muri iki gihe niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkava Musanze nkaza kumureba kugira ngo tuganire ku mbaraga z'Imana. Twibutsa abantu yuko Imana yacu ikora ivuga itegeka bikaba. Turi abagabo bo kubihamya. Hari abazi ngo yavugiraga muri ba Eliya na ba Elisa na ba Yeremiya nabande gusa oya ahubwo uko yari kera n'uyu munsi nikwiri igivugira no muri Nsuhuza Vestina. Yego nyamajyambere Vestina niryo abenshi bazi ariko kundanga muntu wanditsweho iryo ngiryo ryananiye kuvuga. Nsuhuza. Ego Nsuhuza ndaza kuyireba ho pende uko ryanditse. Yego Imana iguha umugisha. Yego banzu dusengere. Kadusenga Imana. Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana twitaho Mana ifite ubutwari n'ubushobozi datura mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Aya masaha turaguhamagaye ngo urukubane natwe datura mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Mana data wa twese mu ijuru tuzi kuri Imana ivuga bikawa ategeka bigakomera. Ayi mukunzi mwiza wasezeranye ijuru igisambo ukunda umunyabyaha ukanga icyaha n'ukuri. Ni nayo mpamvu tuguhamagaye nyagora ku ngoma we kugira ngo uzutubere ku rugamba uzuturwanire iburyo n'ibumoso. Abagabo barwanire nyakuwe Imana, abadamu barwanire igiti cy'inganzamarumbu, urubyiruko
rwawe no minsi urwanirire ayi data uri mu gihugu cyacu mu ijuru ni ukuri Uwiteka nyiringabo Imana ni ukuri ndakwinginze kugira ngo ugire aho wadukura n'aho wadushyira utwereke ubwugamo bwawe ni ukuri utwereke ukuboko kwawe kw'iburyo uturinde kuvangavanga nyiringabo ahubwo uduhe umutekano data uduhe kugendera muri wowe nyakubahwa uduhe gukora ibigutunganiye mu izina ryawe Yesu Kristo turashaka gukora icyiza ikibi kikadutanga imbere ariko ngwino udutsindishirize udutsindire urugamba nyiringabo umuririmbyi yaravuze ngo urugamba rurakomeye ngo data ntube kure yanjye nanjye ndi kukubwira ngo ntube kure yanjye mungeri mwiza data wa twese ngwino ubane natwe muri iyi minsi ngwino ushinga imizi mu mitima yacu ngwino wimemere ibitugenza ni ukuri izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro uri Imana yacu ufite imbaraga ufite ubutwari ufite ubutsinzi data wa twese ndabizi neza ntagusabye umugati ngo umuhibuye nyagora ku ngoma ntagusabye ifi ngo umuhe inzoka byiringiro bizima nta n'uwagusabye umugati ngo umuhibuye niyo mpamvu tuguhamagaye ndahamagara imbaraga zawe mvajuru ndahamagara mwuka wera ndahamagara imbaraga zawe zikora ndahamagara igiti cy'inganzamarumbu uru kubane natwe nyiringabo uru kudukubitira abazimu ba karande bo mu miryango uru kudukubitira igisekuru kitagira umumaro uru kudwana n'ibiturwanya nyiringabo uru kuhiga ibiduhiga nyagora ku ngoma uru kutugirira neza kuko ndabizi ugira neza bugaca bukira uhinduraga ibyanze guhinduka ukavugurura ibitavuguruye data wa twese ngaho ngwino ubane natwe rero ngwino ushinga imizirata nyiringabo ngwino udukubitira inzoka na sikoropiyo ngwino utugaburire kuko uri Uwiteka ngwino twubakire udushigikire ndasengera ingo za ino minsi Uwiteka ngwino uduhagarareho uhagarare mu macumbi yacu uhagarare ku rubyaro rwacu Mana data wa twese nyiringabo nakubwiye ngo mwami wanje ube hafi ntunsige wite nzagushima nzakuratira abatakuzi nzakuvuga ibigwimbizi neza iyo winaniranye bafite ibibazo iyo wageze impundu zirahataha reka mu bazavuza impundu Vestina mbemo reka mu bazakubita agatwenge Vestina mbemo Uwiteka na konkoro dazabemo mu izina ryawe Yesu Kristo reka uzatwereke igikwiye nyiringabo muri iyi minsi turi gusengera igikwiriye mu izina ryawe ryera rifite imbaraga reka ururu kubane natwe reka udukomereze amaboko Mana reka amaso atatubona ntakatubone reka amatwi atatwumva ntakatwumve reka uzaturinde rata nyiringabo reka uzaturinde iburyo n'ibumoso reka uzaturinde amaza n'amaza reka uzaturinde umuyaga w'ishuheri nsengera ibi biganiro tugiye gukorera ahantu iki kiganiro kitwubake Mana data wa twese kize gisenye ubununga buri mu mitima yacu ndasenze nsengera abadukurikiye Uwiteka nyiringabo Imana nsengera ibihugu byose bitandukanye Uwiteka abadukurikiye bose reka iki kiganiro tugiye gukorera ahantu buri wese kigiraho cyamukura naho cyamushyira buri wese kimubera ubwugamo Uwiteka we tuzagushima Mana nongeye gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda reka ugihagararaho nk'Imana reka ukibundikiza amoya yawe reka ugikomereze amaboko reka ukirinde indwara z'ibyorezo reka ukirinde amaza n'amaza reka ukirinde umuyaga w'ishuheri reka ukirinde amapepo y'umwanzi Uwiteka we nsengera abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda reka Mana natwe duhagarareho nabo bahagarareho nyiringabo mu izina ryawe Yesu Kristo Mana ishobora byose ndabasengeye ngo bashyire mu mugongo wawe data wa twese wo mu ijuru uva ku muto kugera ku mukuru nsengeye umuyobozi wacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Mana reka umuhagarareho reka umutwikize umutaka wawe Yesu reka umusakaze ihema ryawe ry'icuma kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana data wa twese wo mu ijuru nsengeye n'igihugu cy'abaturanyi hariyo abacu ni ukuri nyiringabo ni benshi cyane nyiringabo Imana reka nawe ubarinde reka nawe ubarengere reka amavi yabo ntagasukume kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana data wa twese nyiringabo nsengeye ni ukuri ubwoko butandukanye re data abapfakazi n'imfubyi babandi babuze kivurira Mana data wa twese ababuze icyo kurya ubarengere ubahahire kuko ni wowe mugabo bafite imfubyi ni wowe papa bafite icyubahiro kizaba icyawe data wa twese nsengeye abarwayi bari mu bitaro reka nawe ubahore nyiringabo cyane abarwaye mu nda abarwaye kanseri abarwaye imivuduko
abarwaye indwara zanze gukira abo bose turabasengeye. Mana data wa twese, abarwayi zo mu mutwe rwose ugenda ubatera urushinge rwawe. Mana data nyiringabo Imana, nukuri genda ubagirire neza kuko uzibizi neza Nyiringabo. Ugira neza bugaca bukira, sinava imbere yawe Nyiringabo. Ntasenge ababyeyi babuze urubyaro, urabizi umubyaberwa no guheka. Yenda ubakomereza amaboko Nyiringabo, bahereza abana nukuri, ubahekuza amaboko bahekesha abana kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Nzenge nukuri amagwa ganze gukomera, Mana ngwino yakomeze. Amagwa yasenyutse wongera uyubake data wa twese. Hari benshi bari gusaba diburusi ariko turazihagaritse mu zina rya Yesu. Dukujeho diburusi muri aka kanya, aya masaha tuzikujeho, ahubwo bahuba umwe n'ubwiyunge, ubaye gukundana data. Mana data wa twese, buri mugabo n'umugore we data, ubaye urukundo rudashira, uzabubakira amagwa gakomere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu, nasengera akagagahe data, reka utwubakire udushyigikire kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Abadukurikiye rata Nyiringabo, urabizi nabo bafite ibibazo, bakureho ibibazo mwami. Dayimoni w'ibibazo turamutwitse, dayimoni wo kwishushanya turamutwitse mu zina rya Yesu. Dayimoni ubabazanya abagore n'abagabo turamutwitse, dayimoni ushamiranye umuhungu na se turamutwitse, dayimoni ushamiranye umukobwa na nyina turamutwitse. Uwiteka Nyiringabo, nabasengeraga rwose ngo utange umutekano Nyiringabo. Buri wese wadukurikiye hakura ibyishimo, hakura umunezero. Wite twaje kububaka no kubashigikira kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Data ntabwo ngutotesheje amagambo, gusa nakwerekaga ikiganiro kigiye gukorerwa ahantu mu rwitongo Nyiringabo, kigira abacubaka rata Nyiringabo Imana, gisenya ubununga buri mu mitima yacu kugira ngo uhimbazwe. Urakoze kubyumvise ni mu zina ryawe Yesu. Amen. Amen. Vestine, Karame, Imana yaguha ubutumwa bw'umuntu utazi irabumpaga ukaburyamye gutya, cyangwa se ntabwo nzi igihe iba bikwerekeye, ikagushushanyiriza umuntu ikakubwira iti uyu muntu ni urugero ari i Kigali, yego, ugomba kuzagenda ukamubwira ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi. Byigeze bikubaho ngo udusangize ayo makuru? Byambayeho. Byagenze ute? Byambayeho, ntabwo wenda navuga ngo yari ari uw'i Kigali. Yego, njye n'urugero nari ntanze. Yego, byambayeho, ariko nawe ari mu Kinyababa ni kuri. Yego. Undi nawe ari mu Buganda, atari Buganda bwa kure, ariko nawe hatiye akanya ni kuri. Imana iraza imunyereka ishusho. Yego. Iramuntuma irambwira ngo dore afite urubanza, kandi urubanza rumuhagurukiye baraburaneje, baba baraburana nk'ejo njeyo nk'ugumuye. Yego. Iti genda. Ariko Imana yacu irakomeye kandi iraruhije. Irambwira ngo ngende ntari kuramukanya. Haleluya. Amen. Ngo ugende ari uramutsa. Kandi ahantu nanyuraga abenshi bose baranze. Yego. Ndavuga ntuwite warankoresheje, ariko uyu munsi wo birananiye. Yego. Ubwo ndava ntari kuramukanya, ngende nyure mu mugera ntari kuramukanya ariyo mvuka. Nawe umpaye ihurizo rikomeye ntarashobora. Irambwira ngo genda utari kuramukanya, ni mabura uraramutsa, reka muvuge kuko nawe abitangaga mu buhari. Yego. Yakubwiye izina tumuntu yitwaye Mabure gutya na gutya, utamuzi. Nje ntamuzi, iwe ntahazi. Ariko irambwira ngo genda umubwire ngo ejo urubanza ufite urarutsinze mu zina rya Yesu. Amen. Ndagenda ndavuga nti ndagiye, ariko Mana koko ntabwo ndaramukanya. Irambwira ngo ntabwo uraramukanya. Uwo munsi rero yari yambwiye ngo nkimara kuva kwa Mabure inyereka umugabo. Oya, ntabwo urarangiza neza, warabishoboye koko uragenda, abantu muziranye, nyuraho tuziranye mu mudugudu mvuka. Wabyitwaye mute kutabasuhuza? Ndagenda bwa mbere mpura n'umugabo uvuye kurangura ikigari. Turahuye, ashaka kundamutsa mu mudugudu, mu muryango nari nyina wabo. Ndi mukase wabo. Ndagenda ngiye kumugeraho, ndamukwepangana nk'arugu.
arandeba aravuga ngo Vesti peki nawe kugira ngo uje kungeraho utarame wigireyo. Abari ko akubwira. Yego. Umusubiza ngo ndamusubiza ngo mwana wa mama ubwo niko byabaye. Ubwo umunsi ntabwo ndi kuramukanya. Arahagarara atura ikidomora arambwira ngo ko kuburagiye utansuhuje ntabwo nabyemera. Ubwo umwaka nta hantu nawe ukirira. Ndamubwira ukirangura ibigage ntabwo baguhaye byari bu ntabwo wanyoye ngo nanyoye umwaka wawikuyeho. Ahubwo komeza ugende Imana iragukorera n'ibindi. Ariko nje ntabwo ndi kuramukanya. Ndagenda nkagera ku bantu iyo hose ku mugu bose baranze. Bambona kubwo benshi mbasengeraga. Vesti nagarara nkubwire bya bindi wambwiye byarabaye nkamubwira muvandimwe urambwira ngarutse. Imana ishimwe yarakoze kubikora. Oya Vesti nagarara ngusuhuze nkabwira ni oya ndi kwihuta nkiruka nkagenda. Nagezeho mbonye ngeze mu gasantire ko barandamutsa pe. Ndagenda mishaka bako ndavuga ngo navunitse. Uwaje kunkoraho nkamubwira ngo navunitse. Ndavuga ngo navunitse. Bakavuga bati woya reka turebe we ukuntu wavunitse. Ngo Imana yemeye kuvunika n'ukuntu dusengeraga ntibigomba kubaho. Nanje nkaje ndatanga ubuhamya muraje murahora murashima. Nje mburi byo nshima. Nanje yabonye kiramvuna ukuboko yarangiza kukuvuna nkabona amashimwe. Haleluya. Ndakomeza ndagenda ngira Imana mbangeze ahantu ho kurira umusozi kwari ukurira umusozi. Nukurira umusozi nkongera nkawumanuka. Ndageze none nsanga nabona sengeye gusa. Uwambana wese Vesti na muraho yego kankukoreho niwe yandi kwihuta nkagenda. Ngo ubusimana Vesti yanganye ryari ni ntabwo nakwanze ariko ndagarutse. Ndakomeza nagiye kugera mu rugo rwiwe nsanga agiye kwahira. Kandi nayo nazindutse saa 11. Nsanga agiye kwahira. Nsanze agiye kwahira rero umudamu araza ubwo nkigerayo muraho yego. Abantu bagiye umudamu abari usohoka kuko naragendaga naje kuyo bikambwira ngo nyura. Ngo nyura niyo mpamvu nkubwiraga ngo Imana itari gukora sinzayisenga. Narayibazaga ngo none Mana ninyoba baraguseka. Ikambwira ngo je imbere tugende. Turagenda. Twaje nagiye kugera rero umudamu abari usohoka mbere mu nzu. Amaze gusohoka agize ngo amobere niwe ya ntabwo moberanaga. Ati simu mukono niwe ya ntabwo ndamukanya. Ndamwangira nyine. Habasohotse mushiki we bari imfubyi ari babiri. Umushiki arasohotse ngaje kundamutsa ntiwoya ntabwo ndamukanya ahubwo wambabari ukandangira mabure. Arambwira ngo mabure ni uri gushaka ngingo muziranye hehe. Ndamubwira nti hari ahantu tuziranye. Ngo none si ngo ni mabure uraramutsa gusa kuki tutari kuturamutsa ninje nshaka mabure. Ngo ubwo suranga umugore wa mabure wange mushiki wa mabure ukunde mabure ninje nkunda mabure. Bati ibyo ntibyumvikana nimwambabarira mukanshakira mabure. Nuko umukobwa abaramagaye kuri telefoni ngo garuka hari umudamu uri kugushaka ariko yatuyobeye ngo niba ari umutekamutwe ngo twe yatuyobeye. Nuko ndamubwira rekeraho kunshira urubanza itonde. Genza gacyari kunyerera ne muvandi genza gacyari kunyerera. Arambwira ngo hari kunyerezwa n'icyari imvura yaguye ni hari kunyerera. Aracece kaja mu nzu. Mabura kanya kari guhumbya baratungutse araza muganga yakambye kubera ko bari bamubwiye yuko hari nashobora kuba ndi umutekamutwe. Nanje ndagenda ndamusanganira ndamusuhuza ndamuhobera. Amuhobera atishimye neza ndamubwira ngo umvuka Imana yantumye. Yambwiye ko ufitanye urubanza na banyogosenge ariko uyu munsi Imana irambwiye ngira gutabaye. Ntabwo dukunda kubivuga ariko we yarambwiye atujura bivuga kuko nanje mbitangaga ubuhamya. Mu rusengero mu Gaturika yatanze ubuhamya. Mu baporosa agiye kubamo umushitsi yatanze ubuhamya. Ntabwo ari byo guhisha kuko byabaye kumugaragara izuba riva ku manywa. Nuko rata ndamubwira ngo data yambwiye ko akuburaniye urubanza. Abari baguhagurukiye bose bakozwe n'isoni. Abantu bose bari bagiye kukwanga ariko data guhaye inshuti z'umugisha ariko urubanza urarutsinze. Arambwira ateo aratangiye arankunze na wa mugore waratangiye arasetsa arankunze ngo urubanza rurahari rurabesha. Ni rero murarutsinda.
aravuga ngo icara rero ngo aragakoma duhishiye ntiwe yandi kugenda arangumyagumya ngo nica ntiwe yandi kugenda agize ngo amerekeze ntiwe yandi kubasha ndagenda kuko Imana yari yambwiye ngo ukimara kuhava urahita uja kureba undi mu Buganda kandi yabuze urubyaro ibyo byose yabimariye mu bacuni ariko agiye gutwara inda hari mu kwezi kwa kabiri turagenda ubwo mvuye kwa mabure ndagenda mabura nkurikiza amafaranga 1000 atenda uzayanywa ubushera ni woya ntabwo ari amafaranga ganzanye uvuye kwa mabure mu Kinyababa uhita ukomereza ko Uganda bitangomereza ko Uganda nurira umusozi wa Bugamba ni muremure ndagurira ndawumanuka ngera hasi ndagenda nkagenda ngeza ahitwa mu mbura amazi nkavuga ngo mana ndanyurahe Imana irambwira ngo nyura hangaha ndakwereka turagenda ndagenda nje nayo turagenda tugeza ahantu hitwa kwiserera irambwira ngo cama ngo nyura ndacama ndahanyura ndagenda mu rembo ndagenda ngezeho nsanga umugore n'umugabo baricaye nsanze umugore n'umugabo bicaye nuko maze ndavuga nti mwaramutse ngo yego bwari buri kuba nka saa 3 z'amanywa ngo mwaramutse yego ngo none ngo mumeze mute ngo turaho ngo ko tutari kukumenya ntimuramenya banzanira intebe ndicara nkimara kwicara ubwo nabaramukije nkimara kwicara ndababwira ngo umva uko data ambwiye data yambwiye ngo mugiye kubyara umwana w'umuhungu muzamwite Yakobo umugore ahitarira amaze kurira ubwo ndamubwira ntireka kurira kuko data yambwiye ngo mu minsi 3 uraba umaze kubona ukuboko kwe mu minsi 3 uraba umaze kugira kera mu nda data nuko yantumye ubundi bwo nasohozaga ubutumwa nta kindi ntacyo ndaguha ariko nkuzaniye ubutumwa bw'umwana witwa Yakobo w'umuhungu nuko ndagenda ati wayaguma hano ntekurye niwe yandi kubasha ndi kugenda icyo nari mpfa nugusohoza ubutumwa ati si wanyuniye ni wacu niriya mu Rwanda ahitwa kwirebera inyagasozi yo hirya nyine ati si niweho bitaga Vesi ko hari abagore biwacu bavuga ngo bagiye kwa Vesi hari abari weho Vesi numvaga wo mu Rwanda ninje Vestina wo mu Rwanda numvaga ngo nje nagiraga n'umugore ushaje niho ya nubundi ndashaje icyo gihe hamaze igihe nta umwana ari nko mu myaka 10 ntabwo nagakuze gutya ndamubwira ni nubundi ndashaje ngo ntabwo narinzi kariweho ngo ariko mana we ngo ubukoko kubera Imana yagurukije umuntu kuvuye kuri ngo ngiye kubyara mana umugabo aravuga ngo ugiye kubyara sugiye kubyara iki inka yanje yapfuye ubusa imirimo yanje 3 ipfu ubusa urabyara ruyu nguyu upfuye kuvuga ndamubwira ni cyo mfacho umugiye kubyara umwana w'umuhungu kandi reka nkubwire ikimenyetso cy'Imana imbwiye ugiye kubyara umwana w'umuhungu ntacyo kuzabyara undi muhungu umukobwa azaba uwa 4 niko byagenze ndaza ndataha hamaze nk'ibyumweru 3 mbona umugore yaje ari kubaririza araza arambwira ngo ngo mukozi w'Imana Imana iguha umugisha ngo umenze ubwo munsi nararaye ntwaye ngo ubu nta biryo ndi kurya ngo byose ibiryo by'isi yose byananiye ndamubwira ngo reka uhugwe icyo uraje urumva umutima uguye hari cyo uzari umugore yirirwa hano byageze ku mugoroba ndamuherekeza bagiye kumuherekeza aragenda agera mu rugo hamaze iminsi n'ubundi ari kumara nk'amezi 3 mbona aragarutse turi kubona inda atariyo ati Imana yagukoresheje iby'ubutwara teko se nzabyara muheke abacunyi babara bamariye ibintu ndagenda ubwo umukobwa abaho nanje ndongera nsubira njya kumusura hamaze iminsi indi biramufasha arambwira ati ngiye ku bitaro kandi mbyare wahageze nanjye sinabuka kuguhamagara ati mbyare wahageze mama ari kure niwe huraba mama mama ari mu mahanga urambera mama weho n'amabukwe ndaba mafite mama n'amabukwe ndagenda ndahaguma maje kuhaguma nagiye kuhagera ko kanya umwana baravutse amaze kuvuka Yakobo aravuka ni umuhungu ni mukuru ni umwana mwiza w'inzobe munini akurikiza undi mwana bose aba bahungu abyara umukobwa ari we wa 4 nkuko Imana bafite abana 5 ariko muri cyo gihe akurikije aho abana 2 ba 3 abona ububyara umukobwa ibyo Imana yarabinkoresheje rwose yarabinkoresheje umuntu utazi Imana ikakwereka gutya yego ntazi
ntamuzi. Buriya hari n'umukobwa n'ubundi yo yankoresheje aho hantu hitwa muri Sirwaniyo kwa bamutuye Imana. Ntabwo twakamenyanye, namenyekanyijwe nawe n'amaguru yari yararwaye, baramuvuzije yanga gukira, ariko njyayo Imana intumye ntamuzi, ngenda guco ku Mana gusa ari Imana iri kunyereka, ndamusengera akira amaguru, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni benshi iri kujira koresha abo turi kubo ibigutumye utazi nabazi nkabamenya ruko yakoze ibitanga. None abaguhamagara bo yego, abahamagaraga bo, reka tuvuge aho tutangiye gukorana ibiganiro, tureke abaza hano, abaguhamagara mutarabonana. Yego, haraba Imana iceceka ntigire iki kubwira ngo babwire? Nta n'umuntu n'umwe we yari yaceceka ngo imujindirane, bose ndababwiraga. Abantu bose bamaze gukurikira ikiganiro cyane, nta muntu nawe navugana nawe Mana ntaci inyujijemo cyo kumubwira, kandi benshi bakambwira bati bya bindi byarabaye. Yego, irakora. Yagemba nume nkumva bindenze, irakoraga. Nukuri irakoraga. Festi ibi birahagije. Nukuri ibi birahagije, nundi hari abandi bagutegereje kugira ngo ubasenge. Nukuri ndikumva niba ntaryo tukuniganye, nge kubwanjye twasoreza hape. Reka ndirimba akakaririmbo. Yego. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, kuko imigambi yawe nawayirogoya. Taburika igenza reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo ageze impundu zirahataha. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe nawayirogoya. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura abazishonje, abana bawe twese turagushaka, uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Ako karirimbo nako karamfashaga, ariko reka ndirimbe naka kari kuniga. Nta kibazo pe. Akanwa kanje iyo mvuze niho kaba gashaka kuvuga, nuko banegereje ari benshi. Aka karirimbo kari kuvuga ngo Yesu mwiza uhorana impuhwe, wowe wagumye kumpamagara nkakuninira, none impuhwe zawe zirankomanze, none ndaje unyihera ingabire zawe, nkora ugushaka kwawe. Uwemeye murajyana uguhakaniye uragenda, ariko impuhwe zawe ntizisibangana, uhamagara bushya kubatuma kubaho. Yesu mwiza uhorana impuhwe, wowe wagumye kumpamagara nkakuninira, none impuhwe zawe zirankomanze, none ndaje unyihera ingabire zawe, nkora ugushaka kwawe. Uwemeye murajyana uguhakaniye uragenda, ariko impuhwe zawe ntizisibangana, uhamagara bushya kubatuma kubawe. Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nukuri nta kindi nkuniganye dusoze. Oya ntacyo.
ntacyo niganye ntuzagaruka nzaca umugani yego kabiri nkundaga n'imigani Yego. ntuzagaruka uzasanga niteguye imigani nk'ibiri maze nca imigani burya n'imigani harimo ubuhamya bukomeye cyane burimo nakundaga zavuga ngo abantu bagutegereje Yego. nabone kubabuza amahirwe Yego. ugiye gutanga nimero kugira ngo undi uri kure wifuza kuba mwavugana yaguhamagara ukamufasha gusenga Yego. azaguhamagare Yego. 078 yego 96 95 94 yego iyo niyo nomero yanjye Yisubiremo. 078 96 95 94 yego Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha nuko